ngomba guhita nkora ibintu nanjye nkabitekereza nkabikora nk'umuntu ushaka kugira gute kujya warakoresheje ku mafaranga ya business uhagaze aho ukora iki nakuvuye he aba niho babahamagaye hano niho babahamagaye cahano umva se barabakira bambuye barabakira kiro banzu ugiye gukemura iby'abakiriya kiro ihanga kiro gahunda bakohe wayitanze kiro yewe noroshye ibintu reka mpamagare mucoma wundi agenda bikora kiro cahano basigenda abana ntago rero babahamagaye cahano umva mani yerekana noroshye ibintu mani dihene ya urebe ukuntu ufata dihene ya kagwe mu maso kuba turi kumwe nta kindi mushakaho we yaje anganambwira ngo Jojo narahindutse numva ko hari umuntu nubwo wenda yabona n'ibyo bibiri cya bitatu naya ngahe reba hari hindukira ngwino hano ngo menya telefone aya si amacupa ubu se ntago ndahungo aya siyo ubu se azanywe nyakunywa nzobye Jojo umva mubwiye tuvugane gato nanjye ugiye kunzanira la crete se hano urabona n'abamotari baba bahari nkubaye amazi umuntu yicaye hariya cyangwa undi akaza akavuga ati nterera intebe hano wamwishaza muri uyu mwanda ntaso niriyangegera bishaka kunjura Jojo arikoropeye KIROSO yamurakaje KIROSO araye KIROSO aba nararindagiye KIROSO ko saraye uzi ngo ararara hano gira ngo Jojo naje gusanga wenda ibyari nawabyishinga kuko rimwe ujye kumva ngo ibintu birarangiye none reba ubu ngubu mwageze mu cyokezo ibintu koko tuzabigenza gute wivuga ngo mucyo reba umwanda uburaha igikoni ntakibonye hariya none ko ngahumbwira urabizi ko batwemereye gufungura ejo bundi ntubizi ngaho none hibaze bavuze ngo tugiye kubasura reba umwanda bahita bamfungira burundu nakora iki nakagire ku magambo make mubaza ko bakurikiye Umutako TV sibyo waraduhamagaye ariko muri uko kuduhamagara ntabwo narinzi ko ibintu biraza kugenda gutya ugashyiramo ibintu by'amahane ibintu byo gusinda s'il vous plaît ntabwo biba mu kazi sibyo niba uje gusa bajya bavuga harya ngo karusha isaba karanarirusha koko iyo umuntu yakabonye arigamika akuze ukuntu haje ambwira mwihorere ntago birangiriye hari hanze ahangaha hari abadamu benshi bashora amafaranga mu basore cyangwa bakayashora mu bagabo abo badamu bafite amafaranga ariko nyuma yaho muri uko kubashoramo amafaranga ugasanga ba badamu bagize ba bagabo ingaruzwa muheto ahangaha wowe nta cyabakishanga inyuma na KIROSO ugushatse kuvuga ko namugaruje umuheto ntabwo uko reka mbigusobanurire nicaye neza nanegamye ku kigega cyanjye untega amatwi nawe unyumve KIROSO twarakundanye simubizi mwese ntiba abanyarwanda bose barabi yego inshuro nirukanze mwarazibonye musanze mwarabibonye sibyo noneho ikintu cyanantangaje kimana nyagasani ejo bundi ngo yakoreye wa mugore we ngo niba ari uwahe wimusanze ngo bidi buriya bazigo ariyo ntandaro kuba bagize beef nyuma yuko wenda KIROSO akorera umugore we birthday none akaza kugusaba ubufasha ukaba wamuha akazi hano mu kabari kawe cyangwa se muri restaurant yawe iyo kuba yajya yotsa inyama sicyo kintu cyaba cyarateye yuko wagira beef kuba yarakoreye birthday uwo mukunzi we cyangwa se urabita nk'umugore we reka nkubwire sibyo ndashaka no kugenda nubwo naguhamagaye nyine wihangane ku byabaye ubundi ikintu cyanantunguye ahubwo urumva nuko ntabwo nashidutse nabibona nyine babikoze ariko buri munsi nkamubwira kira amafaranga ari mutwe ese kira waguze he iriya bidi yakoreye uriya mugore we yaratangiye akorera ahangaha sejo bundi nabibonye nasurambiraga amafaranga yanjye yashyize oya umva namubwiraga intikiro amafaranga ari ngo naguze ihene yangahe nkamubwira nti noneho niba aguze ihene inyungu
iri ati rwose mabuja akazanaho bwa burofa bwe bw'ubucucu urumva akagira ngo turi mu rukundo kandi byararangiye icyantangaje nuko n'ukuntu yakoze ya bidi bizihiwe bafani niba ari bafani imisatsi bayizinze naho araho amakeke yanigirije mu mutungo wanjye kuba turi kumwe nta kindi mushakaho we yaje anganambwira ngo Jojo narahindutse numva ko hari umuntu nubwo wenda yabona n'ibyo bibiri cyangwa bitatu naya ngahe nta gukora hano nubwo byaba bimeze gute ntiwabura yo kwishyuriza ntiwabura yo kurya ariko ikintu kimbabaza kikanantangaza ari nabyo dusanze ziramisi reba hari hindukira ngwino hano ngo menye telefone aya si amacupa ubu se ntago ndangura aya siyo ubu se azanywe nyakunywa nzobye dore ahubwo ni telefone so yibike azayibike uzi yuko nanjye kuza kuyimura yishyira nanjye ubwanjye sete nkubwiza ukuri kwicara hariya kuri kontwari ngo mfashe ngo amazi ngo ndanyweye ngize imbese nyine kizakaguru ku kandi bise nuko binaniye hejuru kugira ngo ingegera nkirize irwi ntesha umutwe muri business yanjye azinara yakuye he nayakuye reka wenda dusubira inyuma gatoya ajya gukorera bidi uriya mugore we bagakora iyo anniversaire icyo gihe nabwo wabuze amafaranga y'igishoro yaherukaga konverisa ryari icyo gihe nabwo yabuze amafaranga y'igishoro nabwo yageze averisa nyuma yo kuva gukora anniversaire uriya mugore we nkubwize ukuri kweruye dore n'abakiriya bari kumpamagara ntawe nitaba nkubwize ukuri urumva nagusobanuriye ko kuva natangira gukorana na KIROSO yamverisha iminsi ya mbere akiri mushyashya ataramenyerana n'abantu bahangaha ariko mbese nyine yaramamaye uciyeho KIROSO kereka sinziriye nkamwogoshesha nk'icupa biriya bintu byose nkabihanura wahanwa kiro mbese ubwanwa yabugize nk'ubwa ruhaya ni ukugenda yararamye buri wese akurura none izi saha ku byo tumaze kubona wari wamaze kuduhamagara uvuga ati KIROSO arimo kwitwara nabi ndifuza ko muza mukadusura tukajya inama ntago tugiye inama abanje kubaho imirwano ubu tuvugana ku byo tumaze kubona byose hagati yawe na KIROSO icyo wifuza n'icyo ukeneye izi saha muri business yawe ni ikihe kiri buze gukurikira nyuma y'ibi ngibi sinakubwira ngo ni ikihe kiri bukurikire ntago biciriye nase haraza gukomeza imirwano Jojo namwirukanye ndamuhemba sibyo ayo muhana yanjye ntago ari bunanire gusa ngiye numvaga ko ari umuntu wahindutse wenda abantu bari vuga ati KIROSO wenda na Jojo yaravumiriye amuhakazi mbese kugira ngo wenda n'abantu babone ko nta rwango ndani mfite KIROSO sibyo none kugira umuhakazi ahubwo ararushaho ni nko kunkorogoshora nyine mbese ari kunyihimuraho Jojo hari ukuntu umuntu umva nkubwire ko akujije ubuzu ubwenge buhise hari ukuntu umuntu ahomba yafite umukoresha cyangwa ari gukora akazi ugasanga wenda wamuhaye icyo cyokezo izo nyama zirahombye atinze kukuverisa kandi mu gitondo ari bubyuka ajya kurangura ese ni buri munsi uhomba nanakomaho nkamubaze ntibyagenze bite nkakomaho niba cyise nyinshi niba yazihaye izo ndaya zirwa iki kikwemeza yuko KIROSO amafaranga akura mu cyokezo ayakoresha izindi gahunda none se mbona iki tumaze ko nta nyungu mbese nugukomeza ngaho nazanye ihene zahehe mu masoko yose najagare na sinsinzira no kubyuka nkorera umuntu nta verisoma ariko reka nkubwize ukuri ibyanjye nawe umva oya ntago ari cyo tubereye ahubwo tugomba gusiga tubunze ntako ntakoze ntacyo ntavuze nta nuko ntashatse gukebura ngo nkubite urushya ariko wamukere kumukubise nk'iri cupuka na nk'umutwe abantu bakundanye buriya hari ibintu byinshi baba baranyuzemo ugasanga rimwe na rimwe bagiye gusubira mu rukundo batabiteguye nta cyaba kihishe inyuma y'ibi ngibi kuba warafashe umwanzuro wo kuba KIROSO icyo cyokeza akaza gukorera mu kabari kawe wenda n'agatima kakaba kakimutekereza ndetse na KIROSO no gufata umwanzuro wo kuza kwaka akazi akigutekereza ibyo kuvuga ngo agatima kaba kagitera nkuko nabikoreye kuri yawe TV nagize gutya navuga ikiro ndagukarabye
yarabye ahubwo noneho yigize nka bavuga harya ngo ni igiki kiyoberekanya kikagaruka ngo kandi cyambaye uruhu rw'inamasumba kirura ngo ikirura nje yaraje ansanga mu kazi sinzi umuntu amubwiye ko mfite n'akabari hano mu Gatsata araza arambwira ati Jojo mbabarira gusa naramubwiye ntese duhamagara itangazamakuru byibuza wisubiyeho banatubera abagabo byibuza babe bahari ati hoya wihamagara ibintu by'itangazamakuru wehe icyonje icyambere ni umutima sibyo icya kabiri nuko tuganira tugahuza nti okay turicara umva dore ko agira icyaka wagira ngo anwasuka muri buriya bwanwa bwe ndamugurira turaganira ikiroso se bite amakuru atububona rwose Jojo narahindutse rwose ubu ngubu ndapfukamye mbese umva avuga amatakira ngo agira ate intoke noneho nari nafite uzi ikintu kimbabaje nari mfite mucoma ndamubwira umuco guhera uyu munsi hari umuntu nanamubeshye ni umuntu wo mu muryango uje muhakazi none rero nkurima ngahe ngo nyaguhembe ndamuhemba nkubitaho ntimerekeza urumva maze gukubitaho imperekeza mucoma ndamusezerera mucoma nta kintu mwapfaga ujya kumusezerera na kimwe nagira ngo iki cyatumye usezerera mucoma nta kintu mwapfaga kandi Kiroso uzi ku mafuti yagiye gukorera n'ibibazo mwagiye mugirana ugahagarika noneho mucoma ukaba waha Kiroso ikaze mukabarikaye kujya mu icyokezo icyatumye nirukana umucoma byatewe n'amagambo Kiroso yaje ambwira mbese yigize nyine intama nyine yavuze cyo nago mugikunda mbabarira sinkikundana nawe pe niki cyatumye wirukana mucoma ngewe impamvu nabiteye sibyo wenda tuganire wende n'ibintu by'umujinya nge mbyihorere niki urumva nkuko naguhamagaye nejo ntazaguhamagara ukanga kuza ngewe ntagari kuvuga ngo Kiroso hari ibintu tugifitanye sibyo nagize ntedore nabara n'abakirabura baje kundeba ndaje genda ubwire Kiroso hari umubwira gukorere ndaje urumva noneho ndangije ndavuga inti Kiroso nk'umuntu tuziranye n'ubuzima yararimo narabubabwiye ambwira ngo nabwiriwe naburaye n'ibiki nyine nkagira icyo mukorera ndavuga inti byibuza nk'umuntu hari ikintu Kiroso ni mukuru sibyo ntagara umwana wo kuvuga ngo ngabonye akazi ngo yitwaye uko yishakiye sibyo ndavuga inti noneho ngewe Kiroso niba yemeye guca bugufi akaza akanga ko tunabishyira imbere y'itangazamakuru sibyo reka mwihorere muhakazi ngenda komeza ncunganwe nawe ndebe ko zandaya ze zo zahariya na hano baba birwana bagira gute byarangiye urumva ndavuga intoke Kiroso ndamubwira inti akazi ngaka ibintu mucoma byose arabimumurikira urumva mucoma we yagiye anishimye ndamubwira inti iki niki nyine mushyira kurani niki gihe iki niki nzajya nkubwira waza nkakugurira n'agafanta dore ko yinkora agafanta nta nzoga nkwa ntagameze nka kiriya kintazi urumva noneho mucoma ndamusezerera Kiroso nibwo nagize gutya ndamubwira ingwino ukore ariko amabara atangiye kunkorera no mu byanjye shaka bro byantunguye ntago nari nzi ko yankorera ibintu nka biriya kabisa Jojo wari waduhamagaye ariko natwe ko twabikekaga ntago ariko tubisanze turifuza kuba twagenda tumaze kumenya ngo ibyo na Kiroso byifashe bite ese ushobora kumakanya nkaba najya kwihamagarira Kiroso tukicara basi tukumva igitekerezo cya Kiroso nge waguhamagaye ntago ari Kiroso sibyo ahubwo kugira ngo nkurikirana akazi neza ndetse dore n'abakiriya ndabona hari ariko hari intebe ntacyo barakomeza babiteho urumva no kugira ngo nkomeze akazi kanjye n'iki Kiroso mbabarira adatuma urashobora kuntera umujinya buriya kaza gutuma nza nko kumujumba se nk'umushito ubu aho nawe uzafungwa kuko hari itegeko rihana uwahemukiye undi cyangwa se uwakomerekeje ugasanga yigize nyine umuntu mu bintu tutagiye kure wenda urakoze rwose kandi ntago byari byiza ko nawe wari guteza induru ndakunenze nk'umuntu nta kibazo ariko ngewe basi ndifuza yuko we wakomeza ukajya mu kazi kawe none naye nkaza kubasha kwegera Kiroso nkaza kumva nayo icyo atekereza ku giti cye wenda ubutaha uzagaruka tubahuza ariko ntago twifuza yuko nyuma y'ibi byose ubutaha se muzadusa umva seti tuzabikora ngiye Kiroso ndavugana nawe uzamuhamagare man ariko ntibaze kuba y'izindi ntonganya reka ni
kuri bariya bakira ndabona hariya ntazi. Uyu ni Umutako TV, ahangaha turi mu Gasyata, ntago byari byoroshye. Jojo ngira ngo muramuzi mu bikorwa byinshi bitandukanye. Jojo ni umukobwa wakundanye na KIROSO, wagaragaye hirya no hino henshi, ariko KIROSO yaje kumubabaza, ntago byaje kugenda neza cyane. Aho ubu ngubu tuvugira niwe wari waduhamagaye, ahangaha turi mu Gasyata mu kabari ka Jojo. Ariko ngo yaje guha akazi KIROSO akamuha mu cyokezo, ndetse ngo bimuviramo no kuba yakirukana mu comanga. Ariko izi saha KIROSO ntago kimuverisa, ntago biri buze kurangirira ahangaha. Gusa nizere neza ko twatangiranye uru rugendo tukatugeze ku musozo warwo, n'ubundi turusozanyije amahoro. Uyu ni Umutako TV, nuze gucikwa wibuke gukora subscribe kugira tubashe kukugezaho inkuru nyinshi zitandukanye. Ndaza gukora ibishoboka byose mu minsi iri imbere, ndaza kuba naganiriza KIROSO, cyangwa se binankundiye shobora kuza kuganiriza KIROSO. Reka tubashimire cyane, nge mwemwe ndi kumwe ni MC Seti. Reka nshimire gahunda twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Uyu ni Umutako TV.